Habwa icyubahiro. Dusomye amagambo maremare kandi atari na maremare, ariko ndagira ngo uyu munsi wa none twumve icyo Imana iri kuvugana natwe, twumve icyo Imana iganira nawe wowe dukurikiye kuri uno murongo wa MUZE Family Official, kugira ngo twumve uburyo Imana idukunda urukundo ruhebuje, urukundo ruruta byose kuba ingenzi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye titre y'amagambo iravuga ngo isanduku y'Imana itsinda Dagoni, ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Ndagira ngo iri jambo ry'Imana turi intego ivuga uburyo Imana igira imbaraga, atari ngombwa ko Imana yaje amaso ku maso. Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ahangaha igihe kimwe habayeho imirwano cyangwa se habaho imivurungano mu bihugu bigiye bitandukanye ku ngoma y'ubwami, ariko iyo dusomye mu gitabo cyano cya Samweli igice cya mbere, twumva uburyo habayeho kuvuka kwa Samweli. Twakomeza twajya mu gice cyaho cya kabiri tukumva ibyishimo bya Hana, uburyo yavutse. Hano murazizi inkuru. Noneho tukomeza tugenda dusanga ahantu umuhanuzi ahanurira Eli igihano kizamubaho. Turakomeza tugeze ku murongo wa 3 twumva Imana ihishurira Samweli ibizaba ku nzu ya Eli. Ariko naho twageze mu gice cya 4 rero dusanga noneho ubwo Abafilisitiya banyaga isanduku y'Uwiteka mu ntambara. Ariko tugeze ku murongo wa 5 dusanga nibwo noneho isanduku y'Imana itsinda Dagoni, ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Ku murongo hano ibice byaho 4 niho bavuze ngo Abafilisitiya banyaga isanduku y'Uwiteka mu ntambara. Imana itugirire neza. Hari uburyo rero mu buzima bwacu bwa buri munsi tujya dukora imirimo yacu, tujya tugerageza uko dushobojwe, ariko ugasanga hari uburyo umwanzi aza akatunyaga, akaza akatunyaga ibintu byacu, akaza akatujyanira ibyiringiro byacu, akaza akatujyanira ibyishimo byacu. Ariko ndagira ngo utangarize umunsi wa none ko Imana yacu ni Imana ishobora byose, ni Imana iri hejuru y'ibintu byose, ni Imana ibasha kukugarurira ibyawe nta kindi kintu uvuze, ahubwo kubw'umurimo cyangwa se kubw'imirimo Imana yagukoreye bikigarura. Ahangaha baraje batwara isanduku y'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Bamaze kuyijyana, nasomye inkuru zirambwira ngo barayijyanye bayishyira ngo uruhande rwa Dagoni, ikigirwamana. Ntago Bibiliya yatubwiye niba barayishyize ku buriri, ntago Bibiliya tubwira niba barayishyize ku ntebe, ntago Bibiliya tubwira niba barayishyize ku rutara, ntago Bibiliya tubwira niba barayubakiye cyangwa se barayisasiye. Ntago Bibiliya igira ikintu bigaragazaho. Ariko icyo Bibiliya ivuga, iravuga ko bajyanye isanduku y'Uwiteka bakayijyana uruhande rwa Dagoni. Ariko umva ukuntu byagenze. Bahageze nibwo baragiye bariharambika, uko biri kose hari ku mugoroba nubwo Bibiliya bivuga. Ariko ikigaragara ko hari ku mugoroba nuko bwakeye mu gitondo bagasanga isanduku y'Uwiteka yacikaguritsemo kabiri. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Bagasanga yacitsemo kabiri, ngo yikubise hasi yubamye, ibiganza byagiye ukwabyo, igihimba cyagiye ukwabyo. Aba bakuru ba Dagoni cyangwa se abatambyi ba Dagoni babibonye bagira ubwoba. Baravuga ati bishoboka ko hari hagushye nk'umuyaga, cyangwa se iyi sanduku y'Imana yabaye tutayiteretse neza, cyangwa se tutayishyize hano neza, ikaba yakomye ku Mana yacu ariyo Dagoni. Barongera bubura Dagoni yabo barayihagarika, bayishyira mu mwanya wayo, barongera baragenda. Byirirwa aho ngaho, bongeye kugaruka ku wundi munsi basanga noneho Dagoni yacikaguritsemo kabiri. Basanga Dagoni igihimba cyagiye ukwacyo, umutwe wagiye ukwawo, ibiganza byagiye ukwabyo. Ariko nimwumve imbaraga z'Imana. Aba bakuru cyangwa se abari bashinzwe kurinda Dagoni babibonye batangira kugira ubwoba. Baravuga ati Imana y'Abisirayeli, iyi Imana niyo yabikoze. Haleluya, haleluya. Bivuge ngo Imana yacu ni Imana ikora itanavuze, ahubwo ikakoresha ibimenyetso n'ibitangaza byayo. Imana itugirire neza kandi Imana yacu idufashe. Ahangaha rero hari uburyo aba bakuru ba Dagoni bibwiye bahita bagira ubwoba kandi bahita bagira n'ihishurirwa. Nkumenyeshe yuko n'abantu bo kwa Shitani cyangwa se abo twita kwa Shitani nabo bagira ihishurirwa. Bagira ihishurirwa nabo bakareba bakamenya ibigiye kuba. Baratekereje baravuga ati niba iyi sanduku y'Uwiteka ibashe guhirika Dagoni yacu, Imana yacu inshuro ebyiri, natwe ubwacu iratugiraho ikibazo. Batangira kwiga umutwe wo kuyijyana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana y'urukundo n'imbabazi. Haleluya, haleluya. Hari ikintu cyanejeje mwahangaha. Ndi gusoma rino jambo naje gusanga ko Imana yacu ntago ari Imana banura imvura iguye. Haleluya. Imana yacu ntago ari Imana banika,
ntago Imana yacu ari Imana itinya izuba, ntago atinya imbeho, ntago Imana yacu bagenda ngo bayikingirane mu nzu, ntago Imana yacu ari ikiragi ngo ntivuge, ntago Imana yacu ari igipfamatwi ngo ntiyumve, ntago Imana yacu ijya inanirwa gukora, ahubwo ibihe byose ni Imana ikora. Muri buka igihe kimwe Imana ijya kurema umuntu, ijya kurema wowe nanjye, wowe udukurikiye, yaravuze ngo mureke tureme umuntu, aleluya, ase natwe. Imana irangije ivuga ikintu cyiza gikomeye, iravuga ngo tumureme mu ishusho yacu. Bivuge ngo wowe uri mu ishusho y'Imana, nanjye ndi mu ishusho y'Imana. Niba ushaka kureba Imana, reba mugenzi wawe, hindukira mugenzi wawe umurebe, nibwo uri buze kuhita ubona Imana muri wowe, nibwo uri buze kuhita ureba Imana. Wowe udukurikiye hano online, hindukira mugenzi wawe cyangwa urebe undi muntu uri mu rugo, wareba umwana wawe, wareba umugore wawe, wareba musaza wawe cyangwa wareba mushiki wawe, wareba umuturanyi, wareba uwo muri kumwe mu modoka, wareba uwo muri kumwe ku kazi, murebe, nibwo uri buze kuhita ubona Imana. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero Imana iravuga ngo mureke tureme umuntu ase natwe kandi agire ishusho nk'iyacu. Imana irangije, haleluya, yakoze ikintu gikomeye cyane, imuremeramo umwuka cyangwa se imushyiramo umwuka w'ubugingo. Imana ishimwe. Hari ikintu kinezeza umunsi wa none, wowe nubwo ufite ibibazo n'ibigeragezo, wowe nubwo ufite intambara zigiye zitandukanye, ariko ukura uko nguko, umwuka w'Uwiteka kurimo, umwuka w'ubugingo akurimo. Imana yarakuremye igushyira ku isi, irangije kumumekeramo umwuka wayo w'ubugingo. Ni nayo mpamvu utandukanye n'ibigirwamana, ni nayo mpamvu utandukanye n'inyamaswa, ni nayo mpamvu utandukanye n'ibindi byose byaba bikurura inda hasi, byaba ibirarashyamba, ni nayo mpamvu utandukanye n'inka, ni nayo mpamvu utandukanye n'intama n'ihene n'ingurube, ni nayo mpamvu utandukanye n'ibindi bisimba byose bibaho, ahubwo wowe ukaba uri Imana, kuko wowe urimo umwuka w'Imana kandi umwuka w'ubugingo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Aha ngaha rero nibwo aba bagabo bantu bo kwa Dagoni babatware kandi bakuru, ntago ari abantu bose bari babonetse, bagize ihishurirwa, nabo bahita bahishurirwa ko Imana y'Abisiraheli mu minsi mike cyangwa se mu gihe gito irabarimbura. Bahita bafata umwanzuro, bavuga ati iyi Mana ibashije gufata Dagoni ikayicamo kabiri, yarangiza igice kimwe ikakijugunya iburyo, ikindi ibumoso, igihimba n'amaguru ikabita ukwabyo, iyi Mana yacu nitutayitondaho iraduhitana. Bafata umwanzuro rero, aleluya, wo kuyijyana bakongera kandi bakayisubizaho yaturutse. Bibiliya yatubwiye ngo barayihererekanyije, banze kuyijyana ngo itaza kubatsinda mu kayira. Baravuga ati iyi Mana iteye ubwoba, reka duterure iyi sanduku y'Uwiteka tugende tuyihererekanya mpaka igeze aho igomba kugera. Imana itugire neza. Ndagira ngo uyu munsi ibyawe byagiye bigende bihererekanywa, byongere bigaruke. Akazi kawe kagiye kariganywa, kongere gahererekanywe, kongere kakugereho. Ndagira ngo ibyawe byagiye bigenda byose, umugisha wose wagiye ugende wihererekanya mpaka ukugezeho. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye ku murongo wa 6 haravuga ngo nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga Abanyashidodi nabo mu butware bwabo, arabarimbura, abateza ibibyimba 7. Abanyashidodi babonye bibaye bityo, baravuga bati isanduku y'Imana ya Isiraheli ntikagume muri twe, kuko ukuboko kwayo kwaturemereye hamwe n'Imana yacu Dagoni. Imana itugirire neza kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ukuboko kw'Imana ni kugende kuremerera ibintu byari byaranze kugenda neza. Ukuboko kw'Imana ni kugende kuremerere abakuvuga nabi. Ukuboko kw'Imana ni kugende kuremerere ibishaka kukunaniza. Ukuboko kw'Imana ni kugende kuremerere uburwayi maze uburwayi buhunge. Ukuboko kw'Imana ni kugende kuremerere biriya bikugoye biriya bikuremereye. Ukuboko kw'Imana ni kugende kuremerere biriya bintu byose birimo kugenda biguteza amakuba. Ukuboko kw'Imana kugende kuremerere umuraba uri mu nyanja imbere yawe, umuyaga uri imbere yawe. Ukuboko kw'Imana kugende kubiremerere maze umugisha wawe uze. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nezererwa Imana muri njyewe, kandi nsanga Imana yacu ni Imana iteye ubwoba, nsanga Imana yacu ni Imana ihambaye. Mperutse kumva agatekerezo uburyo umuntu yashatse kwigira Imana. Abangaba
abo kwa Dagoni nabo bashatse abanyashidodi bashatse nabo kumva yuko bakomeye, ariko Imana ibereka ko ari Imana. Ndababwira agatekerezo gatoya ndi no gusoza kugira ngo dukomeze twumve indirimbo ziramya, indirimbo zihimbaza Imana. Agatekerezo naje kumva karamfasha, ariko ndifuza kugira ngo namwe nkabagezeho turi kuganira no magambo y'Imana namwe kabafashe. Umunsi umwe rero umugabo ibibazo biramurenga, uburwayi buramurenga, amafaranga arayabura, agira ibibazo bigiye bitandukanye. Arangije ajya mu rusengero, ajya mu nzu y'Imana, aragenda arasenga, aravuga ati Mana, dore niwe wanshyize ku isi, niwe wandemye, wagombaga kungenza gutya na gutya, ukampa ibyiza, ukampa amafaranga, none dore wanteje uburwayi. Reka duhinduranye tugurane, nawe urebe uburyo umuntu avunika, urebe uburyo umuntu abura akazi, urebe uburyo umuntu abura amafaranga, umugore n'umugabo bakagenda bagakubitika, urebe uburyo umugore arwaza abana, urebe uburyo umugabo agenda akabura amafaranga, ibibazo bikaza, wicariye aho mu ijuru. Arayibwira, ariko Imana yacu ko Imana ari urukundo, iraza iramusanga. Imaze kuza kumusanga iramubwira ati rero ngewe reka mbe umuntu wowe uba Imana, ariko ndaguha kondisiyo ndibuze kuguha. Wowe aho uraba wica hano mu rusengero urebe, ariko ntuze kugira icyo uvuga. Hanyuma rero yaho ndibuze kukubwira uko ibintu bibuze kugenda. Umuntu yumva arishimye, aravuga ati ibyo nabyo ndabimana, nta n'icyo ndibuze kuvuga rwose. Imana irangije ijya mu kigwi cy'umuntu cy'umugabo, umugabo nawe ajya mu kigwi cy'Imana. Muri ako ka mwanya haba hinjiye umugabo w'umukire cyane, araza aza gusaba Imana kugira ngo Imana ikomeze imuhe amafaranga menshi cyane. Ariko mu gihe arimo gusenga, arangije gusenga, wa mugabo Imana yari yamubuje kugira ikintu avuga. Uwo ngo wari wiyise Imana agiye kubona wa mugabo ataye ikofi kandi ngo harimo amafaranga menshi. Arangije agiye kubona wa mugabo arahagurutse, aragiye ashaka kubwira wa mugabo ati utaye ikofi yawe, ariko yibuka yuko Imana yamubwiye ko nta kintu ari buze kuvuga, ari buze kureba, ariko ntagire ikintu avuga. Imana itugirire neza. Wa mugabo aragiye, amaze kugenda hahita hinjira undi mumama, kandi uwo mama wari winjiye yari umukene, yari afite abana barwaye, yari afite abana bashaka kujya ku ishuri, yari afite ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko arangije arapfukama arasenga, arabwira Imana, arabwira ati wa Mana we, naje imbere yawe, naje mu nzu yitiriwe izina ryawe, naje ari wowe nshaka kugira ngo untabare, naje ngira ngo unkirize abana, naje ngira ngo umpe amafaranga mbashe kujyana abana ku ishuri. Yaje asaba akazi. Urumva umuntu w'umukene avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'umubabaro. Rero buri umuntu w'umukene aravuga ibyo apfurikanga, ibyo ashyira hejuru, ibyo ashyira hasi, ntago abazi gushyira ibintu ku murongo. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Hanyuma rero igihe amaze gusenga, akirambura amaso ngo arebe ku ruhande, ahita abona ikofi. Abonye ikofi arishima cyane, aravuga ati Imana yacu ni Imana isubiza, nsenge ihite insubiza aka ka mwanya. Atoragura ya kofi, arayibumbura. Mu kuyibumbura kwayo asanga harimo amafaranga menshi cyane, aravuga ati Imana yacu ni nziza, ni Imana isubiza, ni Imana irengera abantu. Hagati aho ngaho rero, mwene data dukurikiye, nagira nkubwire yuko Imana yacu isubiza mu buryo butandukanye. Ishobora gusubiza nonaha, ishobora gusubiza ejo. Umuririmbyi wa korali Jehova Jire yararirimbye aravuga ngo Imana yacu ishatse yakingura, Imana yacu ishatse yakinga, kandi yakinze nta wabasha kuza ngo akingure, kandi yakinguye nta muntu n'umwe waza ngo abashe gukinga. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Wa mubyeyi rero atoragura ikofi, arabika, arigendera. Haza umuntu wa gatatu rero. Umuntu wa gatatu waje yari umuntu w'umusare, mbese wagomba kwambutsa abantu mu nyanja, yatwaraga abantu mu nyanja, cyangwa se navuga ngo ni umupilote w'ubwato, cyangwa se navuga ngo ni umudriver mu rundi rurimi. Araza aje gusenga Imana. Yaraje gusenga Imana, ikintu yaje gusaba, yaraje kuyisaba kugira ngo Imana izamuhire mu rugendo rwe, igihe azaba ari mu bwato, igihe azaba atwaye abantu, atwaye ibintu, Imana izaba ari nawe mu bwato, kuko yagombaga ngo kumaramo iminsi 15 ari mu mazi. Araza arapfukama arasenga, aravuga ati Imana ndagushimiye kuri Imana nziza,
ntago ari ubwa mbere waba ugendanye nanjye. Aravuga ati n'ubundi utubikora. Aravuga ati n'uyu munsi ndaje kugira ngo uzagendane nanjye, uzabane nanjye kuva ku munsi wa mbere tukinjira mu bwato kugera ku munsi wa 15 dusohotse mu bwato. Aravuga ngo Mana uzagendane nanjye. Aravuga ngo uzandinde umuraba mu nyanja. Aravuga ngo uzandinde ko ibindi byose byagaruka mu mazi bishaka kuduhungabanya. Asenga Imana arayisaba, amaze kuyisaba agiye guhaguruka ngo yigendere, agiye kubonabona abagabo barinjiye. Mu gihe bari binjiye baza bamufata mu mashati, baramubwira ati rero wa mugabo niwe dusanze mwahangaha, niwe watoraguye ikofi yacu, niwe wayijyanye, duha amafaranga yacu. Umugabo arababwira ati bene data, rwose naje gusaba Imana ariko nta mafaranga najyanye, nta n'ikofi nabonye, rwose mumbabarire. Mbibutse ko wa muntu wari wasabye kuba Imana yari yicaye aho ngaho, yabonye wa mukecuru cyangwa se wa mama ajyanye ya kofi, ashaka kubimubwira ariko yibuka ko yahawe itegeko yuko atari buze kuvuga ko iyo kofi atariye. Abonye wa mugabo bamukubise araceceka, arihangana, ariko abonye bamujyanye bagiye kumufunga ahita aravuga ati rero musigeho, uwo muntu muramurenganya, umuntu muramubeshyeye. Iyo kofi ntayo yatoraguye, iyo kofi yajyanywe n'undi muntu muhuriye mu kayira wari umeze gutya na gutya, uriya niwe wayitwaye. Wa mugabo baramuretse, babirukankanye wa mugore bagiye baramufata. Hagati aho ngaho rero ibikurikiyeho tuzabivugana ku wundi munsi tuzareba turimo kuganira. Ngarutseho gatoya rero, Imana nibwo yahise ibwira wa mugabo, iramubwira ati uratsinzwe, ikizami uragitsinzwe. Twavuganye ko nta kintu ubuze kuvuga, none uravuze. Hubwo ibintu byari amahoro ubihinduye intambara, ibintu byari umunezero ubigize amakuba. Uratsinzwe icyambere. Uyu mugabo uramuhemukiye. Uyu mugabo mu gihe yari kuba ari muri gereza iriya minsi 15 yari kuba asubitse urugendo rwe, ariko dore agiye gukora urugendo kandi abantu bose azabatwaye mu nyanja. Nta muntu n'umwe uzarokoka kuko hazazamo umuyaga mwinshi, hazazamo inkubi nyinshi cyane, nta muntu n'umwe uzarokoka. Kandi utavuga bari kugenda bakamufunga iriya minsi 15 agasubika urugendo, byari kuzajya kugera muri cya gihe umuraba wamaze kuva mu nyanja, abantu bakazagenda neza, akazabageza iyo bagiye. Ubu rero agiye kugenda, bivuge ngo nta muntu n'umwe uzarokoka muri buriya bwato azaba arimo. Icya kabiri, uriya mu mama waje gusenga yari afite ikibazo gikomeye cyane. Yumvaga ashaka kugirira neza umuryango we, yumvaga ashaka gutabara umuryango, kandi koko nta bundi buryo yari kubona amafaranga buretse kuza imbere yanjye akaza kuntakambira. None nawe dore utumye bamwaka amafaranga, bivuge ngo uteje ko abana be babura amashuri, uteje ko abana be bapfa, bicwa n'uburwayi, ntandere buze gukura amafaranga, ni hara nari muhereye amafaranga, none urabivuze. Ubwo bivuge ngo nawe umuteje ibibazo bikomeye cyane. Ahita amubwira uwa gatatu ari nawe wa mbere, wa mugabo aravuga ati uriya mugabo ukuntu ameze ntajya nshima, nubwo abone afite amafaranga, nubwo ahirwa mu nzira ze, ariko amafaranga yabona yagize nabi, amafaranga yabona yariganyije abantu. Uwo gujije amafaranga ntaga yamuha, uwo baguze inzu aramuhuguza inzu akongera akayimukuramo, uwo akoze ikintu cyose, ibintu byose akora abikora mu manyanga. Rero nubundi bari kumureka ari amafaranga bakajyana, kuko nubundi ntashimwe, ntajya nshima, nta turo ryishimwe ajya atanga, nta cya 10 ajya atanga, nubwo ahirwa mu nzira ze zose, ariko habe n'ikintu na kimwe ntajyaza imbere yanjye ngo bashe gushima, abashe kunshima. Wagomba kumureka ari amafaranga akagenda, nubundi aya mafaranga abona ayabona mu buryo buhabanye, ayabona mu buryo butari amashimwe, ayabona mu buryo bugiye bw'uburiganya, ayabona yagiriye n'aba bantu, ayabona yakubisa abantu, ayabona yakizeho itsinda ritega abantu rikabakubita rikabambura, ayabona mu buryo bugiye butandukanye kandi bubi, budahesheje, butamesheje icyubahiro. Wagomba kubareka bikagenda kuriye. Bene data nshuti z'umusaraba, ngarutse gatoya nagira ngo mbabwire uburyo Imana yacu igira imbaraga. Hari ikintu gishobora kuza kukubaho ukagira ngo nuko Imana ikwanga, hari ikintu gishobora kuza kukubaho ukagira ngo nuko Imana itakuzi, burya Imana irakuzi. Nshuti yanjye mwene data, uyu munsi wa none Imana irakuzi, uyu munsi wa none wikwiheba. Nubwo ubuze akazi ariko Imana irabizi ko nta kazi ufite, nubwo uyu munsi nta rubyaro ufite ariko Imana irabizi ko nta rubyaro ufite, nubwo uyu munsi nta mugabo ufite ariko Imana irabizi ko nta mugabo ufite, nubwo uyu munsi nta mugore ufite ariko Imana yo mu ijuru irabizi, nubwo uyu munsi uhinga ukabona ntago uri kweza nk'uko abandi beza, Imana irabizi. Mwene data nshuti z'umusaraba, nubwo uyu munsi ucuruza ukabona yuko utari kunguka nk'uko abandi barimo kunguka, ngo ugure imodoka
imodoka, ugura ibibanza, ugura amazu, utera imbere ujye i Burayi nk'uko abandi bajya i Burayi, ujye Dubai nk'uko abandi bajya Dubai, ujye mu Bushinwa nk'uko abandi bajya kwemporuta mu Bushinwa. Ariko Imana irabizi. Humura, ihangane muri urya mubabaro wawe, muri burya bukene bwawe, Imana nayo igutungiramo. Umwanditsi w'indirimbo cyangwa se mu ndirimbo aravuga ngo sinzi uko ubigenza, aravuga ngo sinzi nuko ubikora. Haleluya. Aravuga ngo icyo nzi cyo nuko unkunda, nuko Imana yacu inkunda. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Turugana ku musozo, nibutse indirimbo cyangwa se nibutse korasi ijya imfasha, iravuga ngo shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Haleluya, haleluya. Dusaba umucuranzi niba ari hafi mu kanya gato yadushyiriremo ingoma hano muri senti kugira ngo tuzamukane turugana no ku musozo, kandi kugira ngo twese turusheho gukomeza gufashwa. Dusaba umucuranzi niba ari hafi yegire hafi aze adufashe kugira ngo turusheho kumva ino ndirimbo kwivuga neza. Ariko hanyuma turugana ku musozo rero ni naho bafashe ya sanduku y'Uwiteka barayihererekanya, baragenda bayigeza kubo yagomba kugeraho, ariko ngo irabaremerera cyane, bituma ngo ibateza ibibyimba, bituma bisesa ku mibiri yabo. Rero Imana yacu ni Imana ishoboye byose. Nagira ngo utangarize umunsi wa none ko Imana iri kumwe nawe, kandi ko Imana igukunda nubwo urwaye, nubwo ukennye, nubwo nta mafaranga, nubwo nta mugabo, nubwo nta mugore, nubwo ubona bigenda nabi mu kazi, ariko Imana iragukunda. Imana iragukunda. Reka turirimbane ino ndirimbo cyangwa se ino korasi hamwe n'umucuranzi, turi gusaba n'abaramyi kugira ngo nabo barababigira hafi kugira ngo dufatikanye kugana ku musozo w'iki gitaramo cyangwa se w'aya materaniro yacu uyu munsi. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka duhaguruke, nawe uhaguruke dufatikanye guhimbaza Imana yacu. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze. Haleluya, haleluya. Shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze. Shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu, shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze. shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. shimwa Yesu, shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Yesu, shimwa Mana yamutanze. Shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Abiri giye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Abiri giye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Abiri giye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Abiri giye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. wowe ntujya uhemuka, kandi ntukoze isoni. habwa ikuzo, habwa ikuzo Mana yacu. wowe ntujya uhemuka, kandi ntukoze isoni. habwa ikuzo Mana yacu, kuko urabikwiriye. wowe ntujya uhemuka, kandi ntukoze isoni. habwa ikuzo
abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso ndetse barahanga amaso bakabakozi abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakaba